niyo mpamvu ubonye ndi kurira kuri kamera kandi kuri njye ntabwo bisanzwe. Yes, twongeye kubasuza ndetse no kuba ikaze mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda kandi mutwitayeho. Yes, nkuko rero mubibona kuri screen, Unique Kiramani ndetse n'uwitwa Nyagahene wamenyekanye muri filime zo hambere. Iyi rero akaba ari video yagaragazaga uburyo ki abayemo, avuga ko afite umwenda umwe, umupira umwe, ipantaro imwe ndetse n'inkweto agira. Ibi rero bikaba byarakoze ku mutima Kiramani, akavuga ngo niba mumuzanire amuhindurire ubuzima nk'uko twari twabibabwiyeho kare. Yes, amakuru mashya rero dufite na yuko uyu niyo nshuti Yannick uzwi nka Kiramani, ubu tuvugana yamaze guhura na Nyagahene, ubu akaba yatangiye kumukoraho rikaka nk'uko turi kubibona ku mashusho. Yes, ibi gusa kandi ubu tuvugana uyu Nyagahene bikaba bivuga ko ashobora kuba yatangiye akazi nk'uko bigaragara mu tuvideo tumwe na tumwe. Uyu Yannick uzwi nka Kiramani yatangiye kudupostinga ku rubuga rwe rwa Instagram. Ariko basi Nyagahene mana. Kandi naravuga ndasura kuvuga kuja amafaranga murambe. Samona ngale wandi kurota. Mama nyogokuru yahise utwara umushinga biteza amakuru ibibazo byanjye biza bikemuka ibabu ikintu gikoko cyuzigaho ugenda yahise apfa ndakugira mpera ubu yahise apfa nanjye kureba twatwana yasize katana yasize kandi nta n'umuntu. Reka tubigenze gutya. Karabivuze mama ngasa niwe. Akije. Urakoze cyane rwose. Ese kandi ubaye iki none? Mangwiki. Ese nahagije. Uti? Ayo ntabwo ahagije. Aya ngaya. Umunyu ni kugura. Yes, ibi rero bikaba byashimishije abantu batari bake, cyane cyane abantu bakurikirana uyu mukinnyi wa filime witwa Kiramani. Bikaba byakoze abantu benshi cyane ku mutima, ndetse benshi bamushimira ku rukundo agira. Akaba rero ari aya makuru twari tubafitiye kuri uyu mugoroba. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho. Mwari kumwe nanjye Dani Dash, naho utaha. Ciao ciao.